Nshuti bavandimwe tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu aho turimo tugenda dusesengura ibyasohotse mu binyamakuru ariko by'umwihariko ndi kumwe n'umutumirwa Kamari usobanukiwe ibintu by'umupira ni inzobere umva ni inararibonye muri ibi bintu tuguhaye ikaze Kamari. Murakoze cyane. Mbere yuko twanzika hano hari amakuru arimo avugwa hagati ni bombori hagati ya Mukura ndetse na Rayon Sport. Ibi bintu waba ubizi? Uravuga ku gikombe cy'amahoro? Ku gikombe cy'amahoro. Umuriro watsa ahubwo se bombori. Ambo nukuvuga ngo rero ibyo inkuru turimo dukesha Umuseke iravuga iti nyuma yuko umukino wahuzaga byari byagenze gute? Ni umukino w'igikombe cy'amahoro wahuzaga kipe ya Mukura Victory Sport yego ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ndakeka ni kimwe cya kabiri yego cy'igikombe burase igikombe cy'igihugu igikombe cy'amahoro waberaga kuri stade mpuzamahanga ya Huye. Ariko hano reshano ryaraguye. Ntabwo navuga ko ishyano ryaguye kuko ubundi navuga ko mu Rwanda tumeze nkaho twigirira udushya tutaba handi kandi ubundi ko tubiza umupira ni umwe ku isi. Yego. Umupira wagombaga gutangira ubusanzwe ku masaha yari yateganyijwe yari saa 9. Yego. Z'umugoroba. Yego. Ariko nk'uko tubizi hano mu Rwanda ikipe yose igiye guhura na Rayon Sport iba yumva ko nk'uko babivuga abafana hanze Rayon Sport ngo ni kimaranzara. Ihuye nayo nyuma yuko wakabaye wayitsinze uba wizeye ko nayisaruraho amafaranga bitewe n'umufana ibifite. Ubwo se nicyo cyatumye umupira utinda? Ubwo ndi kugira ngo ubwire icyatumye ibyo byose yego ariko bifite aho bihuriye. Yego. Umupira wagombaga gutangira saa 9. Saa 9 ni amasaha y'akazi n'urugendo rwo kugihuye kandi Rayon Sport abafana benshi amafani club baba bari hano i Kigali bisaba ko bamanuka bakagera Huye kugira barebe umupira bashyigikira ikipe yabo. Mukura yegera ubuyobozi bwa Ferwafa ibusaba ko umupira wakirwa saa 11 z'umugoroba. Yego. Ferwafa ibasubiza bemerera ko nta kibazo niba bari tayari umupira ugomba kuzakirwa saa 11 z'umugoroba. Yego. Ntabwo byatinze nako byagenze. Yego. Ahubwo ikibazo cyaje kubaho ni iki tutizembye mu magambo. Umupira wagomba gutangira saa 11 nk'uko byari byateganyijwe. Komiseri w'umukino yego nuwo bita yego rurangirwa kandi yabaye umusifuzi ukomeye hano mu Rwanda ndetse no ku yarazwe mpuzamahanga. Aravuga ati rero mu mategeko agenga umupira w'amaguru ku isi iyo umupira ugiye kubera ku kibuga gicaniwe n'amatara yego umupira ugomba gutangira amatara yacana. Dore ko n'amatara araharereka ntituyabona se ntahari genereta zahari hari icanira stade hari n'izindi enye za reserve byabanje gutindaho gakeya ariko bigeze ku munota wa 10 na kangahe 15 17 amatara atangira kwaka rimwe bitangira kugaragara ko n'ubundi afite ikibazo. Yego. Ariko byaje kurangira no yemeye yose araka umupira uratangira. Umupira umaze gutangira bigeze nko ku munota wa 15. Ariko wibuke ko amatara yatse. Yego ndabyumva. Kandi akabonesha ikibuga. Yego. Match iratangira. Ikibazo kiri. Ikibazo si icyo rero ko ikibuga cyamaze kubona. Yego. Byageze hagati. Rayon Sport itsinda igitego nko ku munota wa 15. Baza kucyanga. Umukino urakomeza. Bigeze nko ku munota wa 17 n'8. Yego. Amatara arazima. Kuko bivuga ko ku munota wa 17 match yahagaze. Yego. Amatara yarazimye. Abakinnyi bahagarara mu kibuga igice kimwe n'igice kindi ababishinzwe barakurikirana amatara barongera baracana. Genereta iracana amatara arongera araka umukino urakomeza. Bigeze ku munota wa 27. Amatara arongera arazima noneho abicura burindi mu kibuga. Yego. Kandi zose yaba Rayon Sport abayobozi baracicikana Mukura baracicikana abatekinisiye baracicikana. Iyo ni panel technique ariko abasifuzi baza gufata icyemezo ko abakinnyi baba basubiye mu Rwambariro kugira bakurikirane ikibazo gihari nibiba ngombwa ko umukino ukomeza baze kubahamagara basubukura umukino aho iminota yari igeze. Yego. Tukirahoro niho waruje umbwira ngo ni ikibazo technique ni panne.
kubera ko hano message aravuga ngo Mukura biragaragara ko abafana ndetse n'abandi bantu barebera ibintu ku ruhande ego barimo baragira bati Mukura isa nkaho ariyo yashyizweho ko ari nyirabayazana cyangwa yihishe inyuma y'icyo kintu cy'ibara ry'umuriro. Aha rero ikaba yabigaramye ivuga iti ibyo bintu murimo muvuga sibyo. Njyewe siko mbibona ariko ntibivuze ko amakosa atari aya Mukura. Oya nangara ya Mukura. Naya Mukura. Impamvu reka nkubwire impamvu amakosa atari aya Mukura. Ushingiye kuki? Ndashingira kuri iki kintu. Amatara yaracanywe araka. Yego. Iyo aza kuba ataratse Yego. byari kugaragara yuko Mukura yarangaye. Abatekinisiye bayo barasuzumye babona ko amatara ari sawa. Babona ko moteri ari sawa. Ikimenyetso kigaragaza ko ari sawa iye barabicanye biraka. Uramukira neza? Ntago ariko byagenze. Kuko aho ngo tukira aho ngo uvuga babicanye biraka ndakubwira ko bacanye saa 11. Yego. Haka rimwe ariko riraka bigaragara ko cya kibazo kiri gutuma atakira rimwe already cyari kirimo gisanzwe. Mukura bivuga ngo yamenye ikibazo ko kirimo icanye amatara ngo amurikire ikibuga umupira utangire, yakabaye yaragikoze mbere yuko umunsi ubanziriza umupira ugera. Umupira niba warabaye tuvuge none turi kuwa 4. Mukura yagombaga kuba ibyo bintu ibonye none kuwa 4 yarabikoze ejo kuwa 3. Ibyo yaboneye hariya ku kibuga kuwa 4 uyu munsi yakagombye kuba yaribonye ejo kuwa 3 ikabikemura, cyane ko nayo ubwayo yemerera ko nyuma y'uko bibaye baje kuzana abatekinisiye bose bareba ikibazo aho kiri barakibona, binarangira amatara yatse kuva saa 6 kugera saa 8 zo mu rukerera, amasaha biratarazima. Bivuga ngo babikoze nyuma y'igihe ibyagombaga kuba byarakozwe mbere y'igihe. Amategeko rero avuga iki? Iyo wowe wari ugomba kwakira umukino hakaza ikipe ari umushyitsi yagusuye Rayon Sport, ubwo niwo mushyitsi wa Mukura, hakaza ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma umukino udakomeza ugasubikwa, wowe ikipe yakiriye uterwa mpaga y'ibitego 3-0. Ariko ibi bitego uramutse ukurikiranye neza dusesenguye, reka ibintu tubisesenguye. Ni ukuvuga ngo ikibuga cyaratse cyaka iminota 17. Yego. Match irimo iba. Yego. Dusubiye inyuma bivuze ko nuvuga ngo niba wenda simbizi singiye kubavugira, niba bararebye bagasanga aya matara yaka bakayacana iminota 2 cyangwa 3 cyangwa abatekinisi bakavuga ngo amatara araka nta kibazo. Hano hantu ntabwo wamenya ko inyuma biri buze gupfa. Ikibazo ni igihe byakorewe, niho tutari kumvikana. Byamenyekanye ko ikibazo gihari uko komiseri basabye gucana amatara kugira umukino utangire yaka. Babikoze araka, ndabyemera ko yaratse, ariko hatsa ngaho. Nubanga aya matara wenda kereka nk'abatekinisiye bazi ibintu by'amatara, aya matara uburyo ki abaremereye yakira volte nyinshi, n'ubundi ntabwo yakira rimwe. Ntabwo yakira rimwe. Yego. Uko kutakira rimwe rero nibyo byagombaga kuba byakozwe mbere. Mukura ikaba yicaye icyo kintu ivuga ngo se ni ikibazo cyo kutakira rimwe, ese ni ikibazo cya generator irwaye, ese ni ikibazo cya karibira gikeya. Ariko nayo ubwayo no muri raporo yakoze uriya munsi n'umuyobozi wayo bamubaza yasubije ko nawe icyo ntacyo yagisubizaho, nawe atazi icyabaye. Mu by'ukuri iyo abakiba bare batestinze nk'uko nagumye mbikubwira, yakabaye yarazi icyabaye aho ngaho. Bigaragara ko Mukura ntabwo yubahirije ibyo yagombaga gukora mbere. None se nk'umusesenguzi urambwira ko nuza Rayon Sport iri buze gutera iyi mpaga? Ku ruhande rwanje uko mbyumva nkurikije amategeko icyo avuga, ndakekana Rayon Sport ku bayobozi twagerageje kubaza amakuru, cyane perezida wayo Twagirayezu Tade yavuze ko bo nta kindi bakeneye kumva usibye mpaga ibitego 3-0 kuko nicyo amategeko avuga. None se nuvuga ngo nyuma y'uko babonye ino pane iri tekinike yabaye, nta kuntu uyu mukino wasubirwamo kandi ukaba ku manywa?
twe twabivuga nk'abafana ariko ibi biraza kugenwa. Hari komisiyo ishinzwe amarushanwa muri Ferwafa, hari raporo zatanzwe n'abasifuzi ndetse hari na raporo zatanzwe n'abatekinisiye ndetse na raporo za minisiteri ifite inshingano zayo, ifite stade mu nshingano zayo ariko iyo yose navuga ko ari ishingirwaho kuko amategeko ya FIFA avuga ko amategeko y'umupira ntagomba guhura n'amategeko y'inzego za leta cyangwa se za politiki. Niba umupira warabereye kuri stade ugendwa na Ferwafa mu Rwanda, raporo igatangwa n'umusifuzi watanzwe na Ferwafa ivuga ko mukuru igomba guterwa mpaga kuko ikibazo cyabaye atari kirabita cas de force majeure, aricyo cyitwa nk'ikiza udashobora gukumira, umupira wasubirwamo. Ariko raporo umusifuzi yatanze nibasanga ari uburangare bwa mukuru, Rayon Sport igomba gutera mpaga igakomeza ikarinda. Icyo ndimo mbona ko yaba force majeure ni uko umuriro ushobora kuba inkomyi mu buryo utari witeguye. None se reka nguhe urugero. Yego. Iwawe ntabwo ufite amashanyarazi, arahari. Iyo ubonye itara rimwe rihiye ayandi agasigara ukora iki? Ndayisimbuza. None se mukura hari ubwo wigeze ubona amatara yose yari yazimye cyangwa hazimye rimwe igice kimwe kuko amapoto 3 yarabonaga, irindi rimwe ntiribona? Kandi ntabwo byabaye uwo mwanya, byabaye kuva ku munota bacaniraho amatara. Bivuga ko icyo kintu mukuru yakagombye kuba yari yakibonye mbere. Twabyita kari cas de force majeure. Iyo mukuru iza gucana amatara umupira ugitangira yose akakuparana, byari ngo ku munota wa 22 nk'uko byagenze cyangwa wa 30 twajya kubona tukabona ibintu birirashe kuri rimwe, ipoto imwe ikazima burundu ntiyongere kwaka. Aho no twabyita kandi force majeure. Cyangwa se generator tukagenda tukareba tugasanga karibira iruzuye no hejuru, tugasanga hari urusinga hasi rwacitse cyangwa rugiye, ibyo twakwita kandi force majeure. Ariko mu gihe bigaragara ko ibyo bintu babikemuye n'ubundi saa sita z'ijoro, bivuga ko bagombye kuba bari babikemuye mbere yaho ntibiteze ikibazo. Ngiye kurana rwanda iyo atari kandi force majeure. Unyemerere duse nk'abahinira hano, turaza kugaruka mu kiganiro cyacu gikurikiyeho aho turi buze kuba turimo dusesengura noneho mu bigendanye n'umupira tukiri aho ngaho. Urumva Kesco ku ruhande rwa Rayon Sport yahise isubira mu modoka isubira i Kigali, mukura gumihuye usatira gusore twumve. Urumva amakipe yombi ntabwo bikiri mu bubasha bwayo, ahubwo biri ku ruhande rwa Ferwafa. Ko hari raporo nk'uko nari mbikubwiye y'abasifuzi n'abakomiseri, ari raporo z'abatekinisiye zose ziri muri Ferwafa. Ariko icyo nkubwira cyo ku makuru ahari, ubundi tubyita icyumvirizo, kuko bisa icyumvirizo hariya muri iriya nzu ya Ferwafa. Arega Ferwafa nayo iriya nyubako yayo wagira ngo simbizi ko nabivuga. Yego. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu harimo muvoma zitagira ingano. Yego. K'umunyamabanga Kamarade, kwa Perezida Munyentwari, kuri komisiyo y'abasifuzi, mbega bari kunyuranamo ni gutya. Dukora iki? Tuvuga iki? Biragenda gute mukura n'ibya forufe? Se biritwa ngo iki Rayon Sport nisubiramo umukino kandi yagomba guterwa? Mbega ni ibintu biri aho ngaho gusa ku yandi makuru ndi gukwega mu mwanya. Uraza gutungurwa. Ndacyari kubikurikirana cyane. Reka abashyitsi cyangwa se abafana bacu, reka tubabikire iyo message. Reka tuyibiki. Bo nibicare bategereje. Reka tuyibiki. Nta handi bari bwumvire umwanzuro uri muve muri Ferwafa. Yego. Gusa icyo twabizeza nuko 80% haraza kuvamo umwanzuro mwiza utabaho. Ushobora kuza unogeye abafana ba Rayon Sport cyangwa se ukaza unogeye abafana ba Mukura. Reka tushobora no kuza ubabaje. Cyangwa urakoze cyane. Yego.